50 byonyine kuko twararanye. Gatanu na Tatina wataye muri yombi yototera kujya gutora ubusimba kwa Singuyu ko mbona ari bogari uzakora ubugoryi nyine. Ibashimwe ya mahanga nyisumbanye cyakoze abagabo bakera nibo barabaga ariko mwebwe musigaye muri ibicucucu ni gute umuntu w'umugabo ufite ubwenge yari gusoma telefone wabibonye imifunguro rya saa sita cyane irya nijoro. Umva mpayange rero. Urashaka ngahe? Ni ibihumbi 50 byonyine kuko twararanye. Gatanu na Tatina wataye muri yombi yototera kujya gutora ubusimba kwa Tito witumba wanje. Ibihumbi 50 ndabigura bwomba ni kibanza ari kugura mu ijuru wasinicu. Umva wanjishiwe. Isinici ni sogasongo basogose igisongo bamufatiye ku mugore w'abandi. Nyishyura nitahe. Nibicari turase ndibugwa n'utabitora utumbuka nk'umutoza wa Tottenham mugo bamutambikaga ibitego bitatu ku busa bikamucanga cyangwa agatungurwa no kwisanga muri staff ya Tottenham mu mahati bibazo. Ati wa mutoza we watsindishwe n'iki? Ati natsinzwe no kudatoza neza ariko butamungira ikizere natoza neza. Umva nyishyura amafaranga yanjye cyangwa nkwinenekeho. Ayo magambo ko utayavuze uri kunyunyuza kuri happiness. What? Happiness yase ko kwari nko gusoma umusazi cyangwa kunyuza umuneke muri karabasasu. Amafaranga nawe mfite none tawuza yabonesha. Umva ubutaha ni nyabura. Noneho no kukwica nzakwica. Are you sure, Emmanuel? Gose abanyarwanda twarabukene abakecuru n'abasaza bashyira utubanda ku ntugu bati Batikisi. Gato batadutanga gutara intare zirusha inanga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Amazina yose nirirwa nyababwira utazi ntabwo yaba atuye mu Rwanda cyangwa ku isi. Iterambere nigase mu Rwanda ubu nta muntu ukigenda n'amaguru cyangwa arare muri Nyakatsi. Ariko nterwa inimba. Uterwa inimba n'iki se? N'abayobozi gito badatangira amakuru ku gihe bagitunze abagabo b'ibigoryi mu midugudu yabo. Abagabo b'ibigoryi ni bande wanjishiwe? Ni nkamwe mwese papa hari igihe murakanira gutekereza kabiri kwibaza ugira ubwenge cyangwa warabuneye. Ni gute umugore wawe yamara iminsi 3 yitabye Imana ugatangira kuzana indaya muri nago. Iyi ni tuwarete yo ku isoko cyane iya Ndakwiyamye wanjishiwe nishaka ibari toilette yo kunzira cyangwa ku isoko. Iyi nzu ko nayiyubakiye warayinyubatse. kapuna kubahuka nkagushingana nawe ku rurimi. Bikora nshingana zo ntambera search ko macetse bwagwenda hari ngewe. Urumva umuntu arakubwira ibyo bakukamuzamuraho urunwa nk'urw'igisama. Oh my God. Ariko wacyana ugira ubwenge cyangwa baguteraguye muri toilette. Nuko tungurwa no gutukasuka mutukuzura nk'uko abacuruzi b'urusenge. Ahubwo mba nkututse kuri nyoko nuko nsanze harambye. Nta kindi wakora utari uneza zino mbeba ngo ni inda. Umva ibyo wakigira byose nubwo wakitera kwikubita ku gikuta. Ijisho hariya ugutwara ururimi hariya. Ntabwo ushobora kumbuza kuzana abana batoto hano. Jamais. Ariko ndibaza umuntu w'umugabo utagira ubwayo bwo kwishyura gute akunda abagabo ubundi babona ni Wakibwirwa n'ikiza ashaka ukiri umwana. hari ikindi se atari ukubatesha umutwe n'ibyo musina ngora kandi sa sitari si yose ikunda. Hoya rwose ariko buri wese aba ufite inyogoye. King James nibye, Ngora Kate nibye, na Nyashibye. Supposed to hear None this. kuba bataza n'abagore ni uko barusha kurya neza cyangwa kwambara neza. Impamvu batamuzana si uko babanza ahubwo hari ibindi bakiri gutegura. Nawe icara ushyira agapira hasi ubitegura uzawuzana umugore nyuma. Ibyo ni ibibareba sha. Ngiye byibuze ntarambitse icyana rimwe mu minsi 3. N'izina ry'Imana nahita nana. What? Ushaka washyira agapira hasi ejo utazagwa mu ruzi urwita ikiziba. Habwirwa icyumva hakerekwa ikibono. Uwo mugore uramuzana uzamutungisha iki? Ibyo natungishije nyoko. Ibyo ndabizi ariko ibyo ngibyo wibuka ko mama atarapfa ari muteteri muzira amazi. Ibyo uzabizana kwa zirandaya. Abwirwa benshi akumva na beneyo. Winera ubwo wacyana. Jesus! Oh no, Baba. Ariko iki
igikobwa cyasanze hanga ngo kasara bimasisi wasirisimbye saa 5 z'ijoro ngashaka gutsirita kabuno ku rugi rwa gaseti wisanga ubu nikizarangira kinyica hanga. Oh my god. Suku kwica ahubwo ndakuvuza amanzenza amahinda avuge mindukire nisangira usora abasaza bimara baseke bati Sara yishe Sekurume batera indirimbo bati mucukure mugeze kure cyari cyaratuzengereje. Kagaruka kuko ngoma nkaruka kuyaye gukunda koko mu makoro bakamukonora muri rimi wakonderaho. Ikondera ni bene wanyu basirisimbye basuragura nk'abariye so itogosheje bakarwara imisoba bagasora nkene yarwaye akagira cyangwa umusomaliya wariye gitaminsi. Igitaminsi ni so wanyu wasohoye igisonga agiye kugisogota Sirasa akamucinyo akamukomaga ni mu masoso so wanyagasimbuka butubu Sirasa atisha n'ubutanu uzongere nawe wacu wapfuye atyo wasihaho. Oh no. Isani sogasongo tutunwa kubera gusenganya binyi ni gute umusaza w'amasoso mabi nk'ayisiha wirirwa ubunaguza mukungo nk'abasengerezi basanze kwa Sarongo batavunuye. Oh no. Bavunura iki? Inzoga none sizi ko bavunura amazi. None sibyo bihuriye he n'ibya? Ibyo tubireke ni gute umusaza w'amanwa mabi nka yaruha yayirirwa rwanira umushyushyo na bucuraye. Reka sha nabucura umukecuru ahubwo ndibaza ni gute ushaka kugira imyaka 50 n'ibi ugikubaka buno hano abo mungane bagiye kugira ubuvivi n'ubuvivure nawe wicaye aho ngaho. Reka shaga ho kari kundi karahandurika nabanye umugabo se nanga kandongo. Oya none cyangwa uzanyirongorere burya nyiri umupfu ni ufata hanu. None wigeranyije n'umupfu cyane rwose nase amara imyaka 50 n'ibiri utazi uburyohe bwo guterura umwana cyangwa gupfumbatwa n'umugabo haraho wabutaniye n'umupfu. None wabuze n'umusazi wagutera inda wamukuretse k'imyaka yaje kinyende zurira ibiti zikagwa n'umusore ngerageje kubwira ngo nantene ndagerageza kunyumvisha kunari ikirema cyangwa se mu muryango w'abatabyara twararize twarihanagwa ahubwo leta ikwiye kuduhagurukira kuko bitari ibyo tuzapfatura amasugi. Ariko ubu sinaba narangaye ko ubundi nta mukobwa w'ikibungu gumirwa kakagene muko fata kano gataro ugenda ujye gushaka umugabo kandi uzumuzanye. Ahubwo papa ukoze hasi unyibutsa gutora ibuye hari umuntu wari wamuje n'ikigabo ahubwo reka njye kukireba. Icyo kigabo surakizi? My god. Oya ariko bambwiye ko yitwa Nyashi. Sawa reka nze nkurebe. Vayo hano urebe. Singuyu Ko mbona ari bogari. uzakora ubugoryi nyine nzahita nkwereka. Ahubwo reka negiyusi icyo kigabo na kibura. Haro cyane ugeze none ujyeho ndetse nkumira bufiriti banguka mwa karji ibashye umwana y'amahanga nyisumbanye cyakoze abagabo ba kera nibo barabaga ariko mwebwe musigaye muri ibicucucu ni gute umuntu w'umugabo ufite ubwenge yirirwa asoma telefone wabibonyemo ifunguro rya saa sita cyane irya nijoro iyo duhetse tuba turi guheta nyoko cyangwa bene wa nyamara uwamenye ubwenge yahunga agacuma k'umujinya w'uwiteka kagiye kumenerwa ku isi y'ibyaha iriya nayo ni indarizanye indana bene wa nyine ubonye ari mu migina ahubwo avuga ati habaye Sodoma na Gomora hajya akamarina kizanira agafata ukagafekenya. Oh no. cyane rwose ako kijyamo basa n'akaga ni akanyakibungo. Oh my god. Umva mwibitindaho rwose nahageze kare. ariko papa mva ko wigenje none wariye abazungu ujya abahindu ujya n'abirabura ariko iyi nyabingi yo y'ikibungo nagera gusiga amahoro. Nyabingi ninde washyano Urabaza ngo nyabingi ninde ni inyicaye imbere mu rutaro wagira ngo ni amasaka bagiye kugosora uyu ni dorone wajemo. umva icyambere nuko nahageze icyanzanye n'ikibareba mujye mureba ibibareba bitabareba murebe hasi. umva uko waje bari gusubira tumukuvana ntago hano ari mu ndara y'abarazi ndabona wicaye mu gatabo. umva ntago ndi bugende nabonye ikinzanye n'ubwo wavuze amakondera. zibaye nawe tumukuvana umukongomani yaravuze ngo nyama ni nyama ariko wenda ndabona ndamutse nguhekenye wampagamo. Oh my god. umva naho ndi bujye utagenda hano ni kwa nyako cyakwaswe ahubwo mucyashaka kugenda ngishyizemo ibigero bigerageze se. urabona bino bigoryi ngo biramenyera ko naje kurongorwa hano naje gukubita. umva viye inkumi z'amabyira yitarukiriza hama hamwe
say they wise. Jesus! Oh no, Baba! Oh my God! Bamwe bazira urw'abagabo ariko woziza umunwa wawe.